mu buzima busanzwe ngiye na mbere yuko nza muri IBTC ndi umumizisien. Niyo mpamvu rero nahisemo icyo gice cya kamera kugira ngo noneho mfate bya bintu bya sound bihuze n'amashusho ngira ikintu mbibyaza. Mu mafuya ni musi izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanje, akagero k'iminsi nikabishobora kunanya n'umukunzi wanje. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagira hanga hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. N'abakozi b'amateleviziyo, niba rwiyemeza mirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. Turabasuhuje kandi turabashimiye cyane ko mubana natwe umunsi ku munsi hano kuri IBTC Production Services. Mwaramutse neza, mwiriwe cyangwa se umugoroba mwiza bitewe naho mudukurikira muri hirya no hino ku isi. Turabashimiye cyane. Ndi Daniel Byiringiro, wowe turagushimiye wakoze subscription ku iyi platform. IBTC ni ishuri twigisha filmmaking, graphic design, web design ndetse na bukanishi bwa moto. Ni imyuga myiza kandi ifite amafaranga menshi. Rimwe na rimwe tujya twakira abatumirwa, abayobozi, abafatanyabikorwa, abanyeshuri n'abandi bantu bagana ishuri. Niyo mpamvu muri studio za IBTC Production Services twakiriye umutumirwa umeze neza. Na amahoro. Ndashimira Imana. Umuntu atabazi mwamwibwira? Twa Vincent, umunyeshuri muri IBTC. Vincent, uri umunyeshuri muri IBTC? Yego, niga ibintu bya kamera, gufata amashusho no kuyatunganya, ibyo bita editing. Yes. Editing. Ubona bigenda ari byiza cyane? Ni byiza kabisa, ni byiza. Ya mbere twatangiye kuyaryaho. Byiza cyane. Kubera icyo wahisemo iyo myuga? Icya mbere ni umwuga mwiza, ni umwuga nkunda kuko muri kariyeri yanjye ubundi ndi umunyamuziki, ndi umumizisien. Rero naravuze ni kuki se nafata muzike nsanzwe nkora noneho ashaka uburyo negeranya n'amashusho yayo kugira ngo ibintu bigendane bimere neza. Wow, ni byiza cyane. Mbere ubundi IBTC wayimenye ute? Byagenze gute kugira ngo uhure nayo? Numvise publicité, mbona n'ibyapa byabo, hanyuma ndavuga ni kubera iki se nanjye ntagenda ngo ni umwuga, cyane ko muri iyi minsi ibintu biri ku isoko ry'umurimo cyane ni umwuga, kuba ufite ikintu uzi, kuba hari akantu ushobora gukora kandi neza. Niyo mpamvu naganye IBTC kugira ngo nanjye ngire umwuga wanjye ngira. Uvuze ibintu by'imyuga kandi imyuga ihari byo iba ari myinshi. Kubera iki atari ugusuka, kubera iki atari ugusudira, kubera iki atari ubukanishi, kubera iki atari, kuko no muri IBTC tujya n'ubukanishi bwa moto abantu babimenye tubugira biga online, gukanika moto kwezi kumwe kwiga na pratique ukundi kwezi bagatashinga amagaraje yabo.
ubwo ndibaza kuki nk'imyuga y'ubwubatsi ko nayo ifite amafaranga, imyuga y'ubushoferi kuki atari wahisemo ugahitamo gufata video no kuzeditinga? Murakoze. Ubundi akenshi mu buzima busanzwe ngiye na mbere yuko nza muri IBTC ndi umumizisiye. Ndi umumizisiye rero buriya hari ukuntu ibintu bya video bigira ahantu bihurira na muzike cyane, ni ibintu nyine nkunda, ahubwo nari narabuze nyine uburyo bwa nyabwo nakoresha kugira ngo mbibone, kugira ngo mbigereho. Niyo mpamvu rero nahisemo icyo gice cya kamera kugira ngo noneho mfate bya bintu bya sound bihuze n'amashusho ngira ikintu mbibyaza. Uvuze iby'umubisiye birumvikana ko harimo passion wenda no kuyihuza n'uburyo buri professional ku ibyo bintu ukora. Reka tureke no bya passion tujye ku buryo bw'amafaranga. Ubwo nyine narembuza umuntu yiga mu by'ukuri agamije kubyumvikana watanze minerivare, kandi mu gutanga minerivare yawe ugomba kugira return back yo minerivare. Ndashaka ku mafaranga umbwire video igira amafaranga kurenza ubukanishi cyangwa ubwubatsi cyangwa ubusuderi cyangwa ubudozi cyangwa no gusuka imisatsi? Tujyane nyine in terms of money. Video igira amafaranga cyane. Urumva niba ashobora gukorera nk'abandi indirimbo, tuvuge wenda ni groupe runaka yamamagaye ngo bakorere indirimbo, ni korali runaka yamamagaye ngo nikorere indirimbo, ni ibintu cyane cyane iyo umuntu abikora bishaka bikunze, ni ibintu bitadutwara umwanya munini cyane, ni ibintu bitadusaba ibindi bintu byinshi kandi amafaranga tukayabona. Niba wenda tugiye gukora filime, ni ibintu dukora iyo umuntu abikunze. Ubundi nyine bavuga ko bifata igihe cyane kweditinga biriya bintu byose biragora, ariko nyine nkanjye uba warabijemo mbikunze, numva aricyo kintu ushaka gushyiraho imbaraga cyane. Amafaranga ndayabona kandi mu gihe gitoya, kuko mbishyiramo umutima wanjye wose. Niba atari ibanga ndeka tuvugisha ukuri, nyine wenda bitewe n'uburyo wize n'uburyo isoko rihagaze biyamo amafaranga gute? Sa n'ubwira umuntu kuko nk'umusude cyangwa umwubatsi aravuga ati inzu nyipatanye cyangwa ku munsi nakorera tubwire video umuntu abona amafaranga gute, wamotivating umuntu gute, nyine amafaranga avamo nayahe nimba atari ibanga, kuko muri Afrika ntitumenyereye kuvuga imishahara yacu, ariko tubwire wenda wenda kubisobanura mu buryo ijambo akantu kandi byagorana, ariko reka ngerageze. Urumva niba wenda ari nk'ikiraka cy'ubukwe, niba umpamagaye ngo nze kugukorera ubukwe, urumva nzaba ndi kumwe n'umuntu ufotora, nanjye nze gufata amashusho. Urumva uzakenera flash, uzakenera album, uzakenera nyine za details zose. Urumva niba umpamagaye ngo nze mu bukwe bwawe, uca amafaranga wenda 300 kuzamura, kugira ngo bivuga nkaho utifitiye icyizere ngo wenda tubwire tuwe nimba n'ibyo wigize gukora cyangwa na recherche wakoze tubwire amafaranga avamo. Urumva ninkuramo bya bintu byose, nkakuramo wa muntu waje gufata amafoto, nkakuramo wenda ibikoresho bimwe na bimwe nakodesha, kuko bura biragora kutunga ibikoresho byose, nshobora kuzasagura nk'ibihumbi byanjye 200 ku ruhande. Waba yakore nk'iminsi nk'ingahe? Urumva harimo uwo munsi naje gushutinga icyo kiganiro cyase unako ubwo bukwe, nkagenda nkabyeditinga, byanze bikunze iminsi 2. Iminsi 200 urumva ko gukora 100 ku munsi, ni amafaranga menshi. Bakunzi ba IBTC Production Services, murumva ko mu by'ukuri 200 akoreye mu minsi 2 ni amafaranga menshi. Bivuze ko ku munsi yabakoreye nk'ibihumbi 100. Byumvikane ko ni imyuga myiza, ni imyuga ifite amafaranga, ariko aha tugaruke twibaza, kuko ni science, no kubyiga birumvikana. Ubundi muri kamera bigamo ibiki? Ko twabanaga abantu bose bafotora bana kamera, biragoye ku buryo byagomba kujya kwigwa umuntu yigamo ibiki nko mu magambo, mbese sa n'udushyira mu ishuri rya kamera? Wenda ndavuga muri make, kuko
kamera ni isomo rinini cyane, ntabwo ari ibintu twahita dusobanura aka kanya ngo abantu babyumve, ahubwo wenda bagana ishuri cyane, niyo nama nabagira mbere kuruta ibindi byose, kuruta ibyo navugira ahangaha. Ariko muri kamera twigamo byonyine iyo ukiza mu ishuri, n'uburyo bujya no gufata kamera naryo ni isomo, kumenya uburyo ufata kamera, kumenya uburyo uyishyira kuri tripod, kumenya uburyo nyine bwabyo nabyo ni isomo. Noneho tukiga amakamera setting, uburyo wa balancing urumuri ku buryo udasanga ishusho ryahiye. Hari ukuntu umuntu afata ishusho ugasanga wenda ryahiye, cyangwa se ugasanga umuntu ntagaragara. Tukigamo cyangwa se ugasanga wenda ibara afite uko umuntu asa siko asa, cyangwa ugasanga umwenda yari yambaye, niba yari yambaye nk'ishati y'umweru ugasanga harimo umuhondo. Ibyo ni ibintu twiga muri kamera, n'ibindi byinshi, uburyo aho watereka kamera, uburyo kamera imuvinga, ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo twiga muri IBTC. So rero inama nagira abantu cyane ni ukugana ishuri, kuko kamera ebyiri ibintu byinshi ntavugira aka kanya mu kiganiro ngo birangire. Byiza ni ukugana ishuri kugira ngo abantu bihugure, kandi ni ibintu byiza cyane nabonye. Hanyuma Vincent, reka tuvuge ku ishuri wagezeyo bakwakiriye gute, ikindi abarimu content batanga, kuko byanze bikunze ujya kwiga ufite expectations z'ibintu ushaka, cyangwa se wanakoze na research. Content baguye cyangwa se ibigize ibyo wagombaga kwiga babiguhaye gute, bagusabinze gute, ikigo wabonye bameze gute, ese bafite ibikoresho cyangwa barafitafita. Naho twinjize mu ishuri, mu buzima bwo ku ishuri bimeze gute muri IBTC? Wanatangira uvuga location yaho nimba uhazi. Yego, IBTC ikorera kwa Rubangura muri etage ya 4. Uko nahasanze ni neza cyane, kuko ishuri rifite ibikoresho bihagije, icyo ni icyambere. Rifite abarimu b'abahanga bakwigisha ibintu rwose ugataha nyine ubimenye. Ntabwo ari ishuri ujyamo ngo bakurekure gutyo gusa ugende n'ubundi uko waje. Barakwigisha, hari abarimu b'abahanga, hari ibikoresho bihagije, bakwakira neza. IBTC ni umuryango kuruta, nabonye ari umuryango kuruta uko nabyita ishuri, kuko amashuri nyine ayandi usanga ari ukugenda bakakwigisha, igihe cyawe cyarangira ukagenda, ariko rimwe na rimwe ugasanga wenda n'ibyo washakaga ntabwo bibonye, ugasanga rimwe na rimwe ntugeze nyine ku nzozi zawe. Ariko muri IBTC barakwigisha, bakagusobanurira buri kintu cyose kugeza ukimenye. Nuko nguko nasanze ishuri rimeze. Mu bijyanye n'uburyo buri social, imibanire y'abanyeshuri n'abarimu, ariko wenda tugaruke no ku barimu. Hari abarimu ushobora kuba wibuka wenda wanashimira kuko bazareba kino kiganiro. Murakoze, nkuko nari ndivuze haruguru, IBTC ni umuryango kuruta uko yaba ishuri. Umva rero hari abarimu dushimira, hari n'abanyeshuri twabanye mu ishuri, twabanye neza pe. Ariko n'abarimu wenda na mentioninga, hari umwarimu watwigishaga editing, Christian, umuntu kwigisha kabisa ukabyumva neza. Umwarimu watwigishaga ibijyanye na kamera, Doshe, nawe ni umuntu kabisa w'umugabo cyane, twigishije neza. Ibintu turabifata. Uzabagurira akantu rero nuko bashaka cyangwa bo bakanshaka tukagurirana akantu, kuko turumva turi mu mwuga umwe, dukora ibintu kimwe, kandi ni abantu b'abagabo cyane ndabashima. Ku bijyanye n'imibanire n'abanyeshuri, ese haba hari ubufatanye, ese uburyo mukorana n'abanyeshuri bimeze gute? Ni famille tu, still famille, dukorana neza. Niba hari icyo numva mugenzi wanjye atumva, araza akambaza tugafatanya. Niba hari icyo yumva ntumva, nkagenda nkamubaza akanyereka, kuko iyo abantu bari kwiga hari umuntu wumva ibintu vuba, undi ntabyumve vuba bitewe n'impamvu runaka, cyangwa se ugasanga icyo ubushize nacyumvise vuba ariko ikintu umunsi sinyumvise vuba. Rero abanyeshuri ni ubufatanye, tugafatanya, tukigishanya. Wenda tugana ku musozo, tera abantu amatsiko cyangwa se bwira urubyiruko ibi bintu uri kwiga, uburyo wabibona, uburyo bifite akazi, bifite isoko. Eske urababwira iki? Wenda bashobora kujya mu yindi myuga
ngaho nyine vuga inkuru yawe, uburyo IBTC ari nziza cyangwa se uburyo gukamera ari byiza, why kubera icyo umuntu atajya gusudira, kubera icyo umuntu yaza muri video ntajye kwiga ubwubatsi. buriya wenda hari ukuntu buri muntu agira intumbero ze, ariko niba hari ikintu cyiza, niba hari umwuga mwiza nabonye, umwuga wo gukamera, umwuga wa video kuri pe, kuko wenda hari sinzi niba uko mbikunda cyane, ariko ni ibintu byiza, ni ibintu birimo amafaranga kandi ni ibintu bitagora kubyiga. Sinzi wenda niba ari uko nagiye mu ishuri ryiza, ariko ni ibintu byiza byoroshye, ubimenya vuba kandi bitanga amafaranga mu buryo bworoshye. Icyo rero navuga, nabwira urubyiruko, abadukurikiye urubyiruko, muze mwige dukore uyu mwuga, kuko ni umwuga mwiza, ni umwuga waduteza imbere kandi byoroshye. Hanyuma dusoza mu bice by'ikiganiro mu itangazamakuru, we inform, we educate and we entertain. So mu buryo bwa entertainment, iyo uri kuruhuka mu bwonko utari mu kazi gasanzwe, ni iki kigushimisha? Of course music. Wanaririmba? Abigerageza. Murantunguye. Ariko nagerageza, ndi mu gospel cyane, nkunda gospel. Nagerageze mu mafuya ni musi, izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanjye, akagero k'iminsi nikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye. Felicitation kabisa. Ubwo ni ya Israel Mbonyi. Uramukunda nawe? Ni byiza cyane, kandi twizere ko ibintu bye bizagera kure. So Vincent, tutarambiranye mu kiganiro, courage rero, wenda next time tuzakora muri IBTC utugurira wavuye mu kazi bimeze neza, amafaranga ari kuboneka. Turagushimiye cyane. Ndi Daniel Byiringiro, hano ni kuri IBTC Production Services, duherereye kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 106. Twigisha film making, graphic design ndetse na web design ndetse n'ubukanishi bwa moto. Muri make ibyo bintu gufata video, kweditinga amashusho, gufata amafoto, kweditinga, gukora amadesign y'ibyapa, amadesign y'ibitabo, ubukanishi bwa moto, ibintu byose ni imyuga myiza kandi ifite amafaranga. Niyo mpamvu na Vincent testifying cyangwa se yahamyaga, yemezaga, yashingaga intahe ko ibyo ni amafaranga. Ndabashimiye cyane, nshimiye equipe technique ngari cyane muzabona muri cast cyangwa se dutanga credits bakoze kugira iki kiganiro kigende neza. Hari abamatara, hari amasound, hari amakamera ya mbere n'iya kabiri, hari aba director, hari aba supervisors, mbese n'aba host, ari nye host nawe guest. Turabashimiye cyane, courage. Asante. ariko akaga kabaho rwose. Ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodesha imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba. Hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora? Suko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. Sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho, bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema, iti byiza bikeneye akanyuzo, ituzanira IBTC Production. Ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho, aho ntabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC Production.
production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni Kigali kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788 55 80 94.